Imana nimfashe ikankiza nzakora ikiganiro kirambuye yego nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana. umukunzi we Dr M amaze kuzikonfirima, aranatubwira ko mama we niwe wamuhamagaye aramubwira ngo Vava yitabye Imana. Yes, ku barimo gukurikirana Big Town TV ndakeka ko mwiriwe neza, muraho murakomeye kandi mukaba muri mukurikirana Big Town TV aka kanya. Ubu ngubu tukaba turi mu kiganiro kitameze neza, ni ikiganiro cy'inkuru mbi imaze kutugeraho mu kanya yuko Vava aka Dorimbogo ko yitabye Imana. Tukimara kubyumva, umukobwa wanyu turi kumwe nawe hano yitwa Joyeuse amaze kubyumva, arambwira ngo arambaza ngo reka simbuke vuba vuba nze ngira icyo navuga kuko Vava yari umuntu baziranye, bakoze byinshi, baraziranye, bose bari mu mwuga umwe. Story zabo zimeze nkaho ari zimwe, zirasa ukuntu batangiriye mu kazi ko mu rugo, biragenda birakura, bajya muri social media, akazi ko mu rugo barakareka, bajya mu buhanzi, baririmba indirimbo. So yese avuga ngo reka nanjye nze kugira icyo navuga. Iyi nkuru bwa mbere njyewe umuntu wa mbere na mbere wamamagaye ambwira inkuru y'urupfu rwa Vava cyangwa Dorimbogo n'umusheri we mukunze kwita Dr M. Dr M ngira ngo muramuzi, yamamagaye kare twavuganye mu gitondo. Arambwira ngo bati hari inkuru sinshaka ko zijya muri social media tu, ariko zirimo kuvugwa ku ruhande ko sinzi nimba ari neza kubivuga, none reka ntegereze gatoya, umunsi umwe turi kumwe nawe azabitubwira. Ariko icyo gihe Vava yari muzima. Mu kanya gatoya yampamagaye, nari ndimo gutwara imodoka, arampamagara, yo Bactive imeze gute? Ndamubwira ngo ni sawa. Ngo reka mwubwire, agishaka kumbwira ntago nari namenye inkuru ko bimeze. Ndamubwira ngo ndimo gutwara, reka mpagarare ahantu ndaje nguhamagare. Inyuma y'iminota 5 naparitse imodoka ahantu ngiye kumuhamagara, Dr M phone ye nsanga yayifunze. Nahise nkeka ko hari impamvu zidasanzwe, ariko ntago nari namenye. Mu gihe ndimo kubushakisha nkakomeza kumubura kuri telefoni, haje kumpamagara umuntu umwe witwa Pastor Claude, ari mu kiganiro live nawe. Ndamubwiye ngo nawe ndimo gutwara kuko naparitse ahantu gato, mpamagare Dr M mubaze uko bimeze. Ariko Claude yese abikonfirma ako kanya, arambwira ngo Vava, waruzi ko amakuru ko Vava yitabye Imana, Dorimbogo yitabye Imana. Mpita mvuga ngo ntago nari mbizi, ese ni byanyabyo? Ni byanyabyo. Mpita mubwira ngo utaza gutuma nkora accident, reka parike hano tuze kuganira neza. We ari mu kiganiro, ntago twanje kuvugana kugeza aka kanya. Ni iminota mike cyane ishize iyi nkuru imaze kutugeraho. Mpita mvuga ngo reka mbanze nkurikirane neza. Dr M nyuma twaje kuvugana, arambwira ngo iyi nkuru yakonfirmwe na mama wa Dorimbogo cyangwa Vava, niwe wayikonfirmye neza. Aramubwira ko Dorimbogo yitabye Imana. Dr M twashatse kumubaza byinshi, ariko nawe ari muri stress. Urabizi iyo abuze umukunzi wawe, umuntu mwabanye hafi mu gihe kinini kuriya, nuko harari amakuru yuko batandukanye cyangwa whatever, ariko bigomba kuba biri kumubabaza cyane. Nta kintu yabashije kudutangaza cyane. Yambwiye ngo Bactive bari gato kwanza mfate nk'isaha imwe yo gutekereza neza mu mutwe, ibindi turaza kureba mu kanya. Nuko nguko byagenze. Mu gihe turi muri izo processes zose, Joyeuse nawe yahisemo amagara, arambwira ngo reka magere speed cyane. Tukaba turi kumwe hano imbere ya kamera za Big Town TV, nawe akaba ababajwe cyane no kwakira inkuru ya Dorimbogo.
Joyeuse nguyu hano, reka tumuhe ikaze kuri Big Town TV. guys mumeze mute? So nkuko mana yanjye sorry ndumva ameze nk'umuntu wataye umutwe. So nanjye ni nkuko nabyumvishe, hari umukobwa twari turi kumwe, umuntu aramuhamagara aramubwira ngo bava yitabye Imana. Gusa yabimbwiye nanjye umutwe uri kunyiga byahatari. So nanga kubyemera, noneho umutwe uraniyongera, nanga kubyemera. Mana yanjye mbega ibintu biri kuba. Ubwo rero nibwo abandi bantu benshi bagiye bamamagara ngo Vava ngo yitabye Imana, Vava yitabye Imana. Nkavuga ati ntago mbizi, gusa nkomeza kugenda mbyumva numva biri gutuma umutwe unyiga, kuko buri muntu wese uri kumamagara ari kumbaza ngo Vava yitabye Imana. Guys, nshuti zanjye, Vava ntago numva ko byamera gutya, kuko Vava twaturutse mu buzima bumwe, twese twavuye mu kazi ko mu rugo dushaka gutera imbere. Turi abakobwa babiri twavuye mu kazi ko mu rugo turi kuza gushaka iterambere kuri social media. Ese nkawe umwe atuvuyemo akagenda, we ntiwagira ubwoba? Simbabeshye, ubu mfite ubwoba, ubu ndi gutekereza njyewe ninjya gutega moto ntagira ibintu uri hasi nanjye nkagwa. Gusa guys, njye amakuru ndi kumva ari gutuma umutwe unyiga, kuko Vava yari inshuti yanjye, nubwo tutahuzaga cyane ariko yari inshuti yanjye. Ntari birye guys, ni umwana mwiza, yari umwana mwiza. Gusa abantu ba Vava, abantu bamukunda cyangwa se n'abantu biwe bo mu muryango wiwe, ndabihanganishije. Imana ikomeze kubashiramo umutima wo kwihangana. Ndabizi gutakaza uwanyu ni ibintu nyine bitari byiza cyane. Nago kwihangana nago biri bupfe kuza cyane, ariko nyine murihangana. Ngubu nanjye iyo mba mfite itike mba nsimbutse nkaza, ariko nta tike mfite. Guys, mwihangane kandi mukomeze musenge cyane. Umukobwa wacu Vava aragiye, nubwo tutari kubyizera neza, tutaramenya amakuru neza, ariko gusa Imana imwakirire mu bayo. Hagati ngaha urebye n'aka kavidewo, reka tugacishe kwanza aka kavidewo ka Vava ejo bundi ari mu bitaro, maze tuze kugaruka tuganire mu gatoya. Vava ari mu bitaro, Dr. M n'abandi bari bamusuye, yagize amagambo avuga, ariko muri ayo magambo yari ameze nk'umuntu uzi neza ko atari bumara iminsi. Bisobanura ko mu mutima we yaramaze kumva ko urupfu rurimo kumuhamagara. Reka tubanze turebe kano ka video, then we gonna be back. ndaribwa cyane, ngura imiti yo hanze ihenze, ngura mu mafarumasi imiti iramenda, abantu bose bangemuriye, harimo n'uwo mama wo hanze, mama bebe. Imana iba umugisha. Ndarembye cyane rero, nabwiraga abafana banjye uko merewe. Imana nimfashe ikankiza, nzakora ikiganiro kirambuye. Nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana, nta n'uwo dufitanye ikibazo, kuko mfite uburibwe bwinshi, ndokerwa mu bitugu no mu mutwe. Ubu neza igitambaro, none ubu ndi gutega igitambaro, kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga, ndarembye cyane. Abantu bampamagaye bamfashije, bansengeye, Imana ibahe umugisha.
cano bita Aneti TV show, Imana ibaha umugisha, abantu bangemuriye bose nkabasha kubwuma uko nishyura imiti yo ku rugero rwanjye, Gwetayemu yari yanjyanye kwa Nyirinkwaya mbona harahenze, mbona amafaranga ni menshi, ndongera ndabasaba ngo banzane muri ibi bitaro bikuru byo hafi yo mu rugo, no mu rugo bangereho. Yes, nyuma yo kureba ako kavideyo burabyibuka, icyo nicyo gihe bari bagiye kumusura hariya ari mu bitaro, yavuze byinshi, ngira ngo mwarabyumvishe, mwarabibonye, mwongeye muranabibona aka kanya, ariko mu by'ukuri ni inkuru imaze gutangazwa n'abantu benshi. Mu kanya gatoya ndakeka ko wakiriye telefoni nyinshi cyane z'abantu benshi barimo kukubaza. Bwa mbere wabyumvishe, ninde wabikubwiye? Bwa mbere nandi kumwe n'umukobwa twari turi kumwe, so twari tumeze nk'abantu tunavuye mu kazi mu biganiro, twari turi gukora ibiganiro bisanzwe, barangije baramuhamagara bari kubimubwira ngo ni umwana ngo w'umushuti wiwe guturanye ngo navava ni Nyamasheke ngo babimubwiye. So umukobwa ahita bimbwira, nandi kumwe n'abandi bantu benshi, ndavuga ati nabo byabatunguye, ntago bigeze babyakira cyane, ntago bigeze babyakira kuko ni ibintu bitakakirwa tu. Gusa nyine Mana yanjye ihangane, mu wundi mwanya telefone zose zahamagaraga ngo Joye Vava yapfuye, ngo Joye Vava yitabye Imana. Ndavuga ati ntago mbizi kabisa, kuko hari n'abantu muri cya gihe yari arwaye, hari abantu bagiye bamamagara banyaka nimero ziwe nkazibahereza. Ubwo rero Mana sinumva ukuntu byagenda gutya, gusa nyine nta kundi, ubwo nyine wabona ariho nyine ari ryo herezo ry'umuntu. Gusa nyine abantu muri kurira guys, inshuti zanjye mwirira cyane, natwe wenda natwe ejo tuzagenda, Imana izaduhamagara tuzitaba Imana. Mwirira cyane, ndabihanganishije, nanjye nze nkarira, nta kintu naba ndi kubafasha cyangwa ndi kubamarira, ariko cyane cyane mama wa Vava wihangane, gutakaza umuntu muri iki gihe ntabwo biba byoroshye. Igihe runaka gutakaza umuntu wawe ntabwo biba byoroshye, ni ukwihangana rwose. Simubona namwe ukuntu naje nsa, ni uku nguku rwose nsa. Nanjye nahise mvuga ati reka nsimbuke nze muri ikiganiro mbihanganishe, mwihangane nawe si we. Gusa biriya biganiro yagiye akora avuga ngo ngari kumva yenda gupfa, ntago nyine nigeze ngewe mbyizeramo, ntago numvaga nyine wenda ari nko kwa kundi nyine umuntu arwara nyine akumva yitakarije icyizere, kuko nanjye byigeze kumbaho mu minsi yashize. Abantu bose ndababwira ati buri wese twagiye tubana, mwohereza voice ndamubwira ati Mana yanjye nimba hari aho nagukoreshereje umbabarire, nanjye byambayeho, numvaga nyine ko ari nk'ibyambayeho. Gusa mwihangane nta kundi twabigenza, wabona cyari icyo gihe cyiwe. Ikintu kibabaje cyane ni uko hagati ngaha mu gihe ari mu bitaro, bari basabye contribution y'amafaranga kugira ngo abone amafaranga y'ubuvuzi, ariko havuzwe inkuru nyinshi n'abantu benshi batandukanye bamukora amakomenti, abandi bavuga ngo ni agatwiko, abandi ngo arashaka amafaranga, ariko nk'abari abantu bavuze biriya bintu byose ubu ngubu bakumva ko umuntu yitabye Imana, baraza kubyakira gute mu mitima yabo? Birabatungura, nabo ntago bari bucikanwe n'amarira, baraza kurira cyane, kubera yuko ntago biba ari byiza kuvuga ibyo utazi. Gusa nyine ababyeyi ba Vava bihangane, umubyeyi we yihangane cyane. Bari abantu bagiye bavuga ibintu byinshi bitandukanye, ubu ngubu nizere ko mutazongera kuvuga amagambo mutahagazeho cyangwa se mutabonye cyangwa se mutazi, ntabwo biba ari byiza.
mubonye ibibaye cyangwa se muri kumva ibibaye, wenda ubu ngubu ntabwo wenda bizongera kuba, wasanga ari n'ibyo mwavugaga wenda byamuhuye bigatuma wenda yitaba Imana. gusa nyine ntabwo ari byiza tu. Yes, reka tugerageze kubyakira kuko buri muntu afite umunsi we, nimba ari Imana yamupangiye kugenda kuriya, reka tubyakire kuko nta kundi, ariko birababaje, mu by'ukuri birababaje. Ndakeka ko abo bantu bari kuguhamagara ni ba bandi bashaka kukubaza iyo nkuru nimba ari iya nyayo. Bashobora kuba bari muri bo kuko ntabwo zino nimero ziri kumpamagara nsanzwe nzitunga. Nabonye ari abantu benshi bari kuguhamagara, nanjye nagiye mpamagarwa n'abantu benshi. Ndakeka ko maybe ejo uza gukora ikiganiro, mbibutse ibihe byose twagiranye na Vava, mu biganiro byinshi twakoranye, nzabahereza highlights twakoze byinshi, namumenye kera, nzababwira ukuntu muzi Vava n'ibiki byose, ariko all in all igikurikiraho ni kureba ni gute twaza kumuherekeza kuko ni mu nzira ya twese. Nuko nguko bimeze, ariko tutarasoza iki kiganiro kuko nashaka ko tuza kubwira abantu ukuntu wakiriye iyi nkuru ibabaje ya Vava. Tutarasoza sinzi ikindi wakongeraho Joyeuse. Iyi ntabwo ari inkuru nyine umuntu yakumva agapfa kwakira gutyo. Ntabwo ngiye muri make ubundi ntabwo nabyemeye, kubera yuko ibi bintu nabyumvisha umutwe uri kunyiga, noneho nyibyumva nyumva ko ari ibyanyabyo, nyimaje kwisetingamo ko ari ibyanyabyo, kubera yuko ntabwo nari nisetinzemo ko ari ibyanyabyo bakibimbwira, noneho umutwe wiyongeye. Ubu ngubu ndwaye umutwe, sinzi kuraza gukira. Guys, mwihangane, ndabizi Vava ni umwana mwiza, yari umwana mwiza, mwamukundaga cyane. Abakunzi bacu mwihangane, nta kundi twabigenza uretse kwihangana. Kuba muri iyi si ni ukwihangana. Yes, nibyo ngibyo navuga. Kandi umubyeyi wa Vava, wihangane, ndabizi gutakaza uwawe wakundaga cyane, ndetse n'isi yose yamukundaga, ndabizi ni ibintu bigoye, ariko wabishobora, wakihangana. Nicyo nababwira abavandimwe biwe, mama wiwe, inshuti, umuryango, abamukundaga bari hirya no hino ku isi, mwihangane rwose, tugomba kubyakira kuko nibwo buzima. Reka nanjye nihanganishe famiye ya Vava, nihanganishe inshuti za Vava, nihanganishe abafana ba Vava benshi bamukundaga mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, aba diaspora benshi cyane bakundaga Vava kuko yabashimishaga mu biganiro byinshi bitandukanye, ukuntu yavugaga, ukuntu asetsa, ukuntu biriya bintu byose. So mu ndirimbo ze kunarimbaga, hajemo n'urukundo rwe na Dr. M n'ibiki byose byinshi byaciye hano hagati, tuza kubigarukaho, ariko aka kanya reka mbihanganishe, mbabwire ngo no kwihangana. Iyi nkuru umukunzi we Dr. M amaze kuzikonfirma, aranatubwira ko mama we niwe wamuhamagaye aramubwira ngo Vava yitabye Imana. So ku bantu benshi bakomeje no kumamagara kuri telefoni, nimuza kureba kuri Big Town TV, inkuru niyo ngiyo, nuko nguko bimeze, muze kubyakira, nuko bimeze rwose. Ku barimo gukurikirana Big Town TV, nuko nguko. Sinzi nimba hari ikindi twakongeraho, ibindi byinshi ejo tuzakomeza gukurikirana amakuru no kubamenyesha mwese aho ariho hose, ariko reka mbabwire ngo murakoze, ariko mukomeze no kwihangana, nuko nguko bimeze. Iyi ngiyi ni Big Town TV. Joyeuse nawe urakoze cyane. Namwe murakoze, gusa nyine mfite ubwoba, ntabwo nari ko umwana nk'uriya wari uri mu gushaka kwiteza imbere, yaraturutse mu kazi ko mu rugo, yarakavuyemo, yaravuye mu byaro birenze ako kazi, agatera imbere, akagera aho abantu batangira kuvuga ngo yaritukuje. Ntabwo nari nzi ko byamubaho. Guys, nshuti zanjye,
mwihangane kabisa, nta kundi nyine ubu niko bigenze. Nta kindi ubu ngubu navuga uretse kwihangana gusa. Nuko bimeze, ibindi tuzakomeza kubibamenyesha. Murakoze cyane. Iyi ni Big Town TV. My name is Bakti. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.